twari tubayeho nyine urumva n'abantu baba bakoresha ibyo biyobyabwenge urumva n'ibyaha bindi mwihorera muri happiness ya gutyo. Amafaranga menshi ninjye wagiye uyatanga kuri iyo nzu, ariko inzu sinigeze nyibonamo amahoro na rimwe. Kwa kundi uva mu bukode uvuga ngo Mana ndagushimiye yuko mvuye mu bukode, ahubwo niho hahise hatangira kuba intambara. Muga akajya ambwira ati se wubatse mu Kwasko, aha ni mu Kwasko wubatse. None nareba ko n'abavandimwe bagiye bambwira ati amafaranga usuka muri ura rugo bizarangira uhombye. Navuga ati hoya mugabo wanjye twararuhanye, twabanye ba mu gashamburete, ndabizi ko duca mu rugamba rukomeye nkakubitwa nkarara hanze nkihangana, rimwe na rimwe nawe yanafasha ari muri rya jambo bavuga ngo ndongora nitunge. Ngiye nta nicyo byaye bintwaye nari kwirongora nkanitunga, ariko kubitwa gucyurirwa kurara hanze nyine nk'umuntu ushaka kukwereka nyine ko akurenze ko ari bya bindi nakubwiye muvugana ibintu bibiri akahita kwereka ko akurenze akakubwira ati nyine sawa. Nyine yanyeretse ko nyine asigaye ndenze ari wa muntu ubasha kubona 500, ngiye ntabasha kubibona rimwe ndi wa muntu ujya sinashyiraga ku nzu yiwe babe menshi bikaba ari ikibazo. None se shari reka nkubwire, ari kumbwira ati aya mafaranga yashyiraga ku nzu yawe iri mu kibanza cyawe. Niba umuntu n'urugero atashye ukamubwira ati saa 3 ntukazirenze mu gutaha mu gihe ntaje aho wagiye, niba wataha ugasanga yageze mu rugo, we wageze mu rugo watashye saa 6 saa 5 z'ijoro, yakubwiye aho atiye akaza komanga nawe utekereza icyo kintu. Ikindi noneho umutima w'urugo oyashira utaramujyana kure mumbarize ejo ndankubita mfite inda y'amezi 7. Icyo gihe yarankubise saa 3 mvuye kubwiriza abantu babatijwe, nageze mu rugo saa 3 sinzabyibagirwa. Arangije ndazamuka nanzamuka inyuma, ariko icyo gihe baga mu nzu yiwe naramubwiye ati usigaye ujya kurara hanze utazanzanira sida ukavuga ko ari njye. Abarazamutse uyu munsi ndakwica, niryo jambo yambwiye. Inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri Igasabo Showroom, aho tuba twicaye hano i Remera, hano tuba dufite ibikoresho byiza byo mu nzu. Uri kutwumva wese agiye yumva ko dufite ibikoresho byiza. Ni ukuri ni ahantu heza, uze unatembere unarebe ngo bimeze bite, uzabumbwira nawe. Hari ibikoresho byo muri salon, byo mu cyumba, ibi byose birahari. Ubyifuza uduhamagare kuri 0788 770 689 uzaba uguze ibikoresho byiza cyane. Ndi kumwe na Mugwaneza Pamela, n'uyu nguyu muri kureba ahangaha, afite inkuru y'ubuzima bwe, cyane cyane inkuru y'urukundo n'urushako yagize, navuga ngo rutamuhiriye. Pamela, tugwe ikaze mu kiganiro inkuru ya Murakoze. Ni amahoro? Zamura ijwi. Ni amahoro. Duhereye sasa rero. Duhere nyine muto. Ukiri muto, twihuta. Byagenze bite rero Pamela? Ababyeyi banjye bansize mfite imyaka 8. Bapfira mu mwaka umwe kubera uburwayi. Kwiga birangora kubera nyine imiryango, nkajya mba ahantu hamwe mava ba muri ubwo buzima, ariko ngira intego yo kuvuga ngo nziga amashuri nyine kugira nzibesheho nk'imfubyi. Ndibuka ahantu nabaye ngiye muri secondaire mu wa mbere, narabaye mahurira n'ibigeragezo, nkajya njya ku ishuri baza kunyirukana njya kuba kundi mwana twiganaga, ariko ntago baryaga kubera bagiraga inzara ko mama papa we yarapfuye. Rero inzara inyishe ishuri ndivamo, ngira Imana ndabwira Mana ntago nyishoboye kwiga kubera inzara, reka mve mu ishuri. Niva mu ishuri mbamuye n'abandi bana nabo bibirara, mbabaye ikirara. Imana indindira muri ubwo burara, nza gukizwa, ariko nyizwa mbana n'umugabo. Ubana n'umugabo? Icyo gihe urasimbutse, waje kubonana gute n'umugabo? Mwamenyenye mute? Navuye mu bintu byo kwiga, byanze kwira ubuzima bwo kubaho, kubura ibyo kurya, niga mu 3 primaire. Mbuze ukuntu mbaho no kwiga no kurya, mpita ndivamo. Nzagura n'abana ahantu navukiye hariya Cimicanga bibirara, nanjye mbikirara. Imana indindira muri ubwo burara, nza gukizwa, ariko nyizwa mbana n'umugabo. Ariko narakizwa nawe n'umugabo nyine turakundana, anywa ibiyobyabwenge nanjye mbinywa, musaba ko twabana, nyine musaba kumubwira ko mukunda. Niwe wamwiproporeje? Oya genda uzukora ukaze. Oya sugukara n'ubuzima bubi. Yego, uramubwira uti ndashaka ko tubana.
rero arambwira nta gahunda afite ngewe kubana n'umugore ndacyafite ibintu byinshi byo gukora. Ndamubwira ati ibyo urya nanjye nabirya. Tuba turabanye mu gashamburete. Nyuma nza gukizwa nyine kubera gutwita. Nari none n'umubyeyi akajya ambwira ati nudasenga uzapfana n'inda. Ntago biba byoroshye kuba umuntu yatwita akabyara neza akazana umwana muzima atabanje gusenga. Nanjye nyine njye gusenga umutima ukajya umbwira tuzakorera Imana. Nyine nangira kubyiyumvamo ko hari ubundi buzima bugiye guhinduka kuko n'ubundi ntego yanjye numvaga ko kwiga byaranze n'ubwo burara nabwo bwarananiye ndakizwa. Nanjye kubwira Imana ngo ni mu rugo rw'umugisha. Ariko uko umuntu aba yifuza kuba mu buzima bwiwe yifuza ngo neye gutya mfite amahoro cyangwa nkeneye kuba nagira urugo nkatuza ngakura Imana, ariko bigenda ikintu wifuza mu buzima ntabwo ariko ukibona. Nangiye kujya gusenga. Nyitangiye kujya gusenga nibwo umugabo wanjye byahise bipfa. Oya, mbere yo gusenga ndashaka kumbwira ubuzima mwari mubayemo icyo gihe mukibana ibiyobyabwenge nawe anywa ibiyobyabwenge. Mwangaga ibihe biyobyabwenge gute? Mwe mubaye ubuhe buzima? Yinyweraga warage nyine n'itabi, nanjye nkanywa Primus n'itabi ikonje. Tubana neza. Ariko aho naje gukizwa byahise bipfa. Mubana neza gute? Ntago yambwiraga nabi, niyanukaga nimba uko yabaga yasinze nanjye nasinze. Ariko nyimara gukizwa ntago byongeye guhura. Umwuka w'umucyo n'umwuka w'umwijima ntago bihura. Umaze gukizwa biramubabaza. Ariko nyimara gukizwa nawe n'umuhanuzi arambwira ati Imana igiye gucisha mu ruganda. Sinumva ibyo bintu Imana imbwiye. Igiye ngo kuncura, ngo igiye kuncunda, nyine biranyobera ibyo ari byo. Kumbi nyine byari rugamba rw'urugo kuko nabaye mu rugo ishuri narigize. Nyine Imana yancishije mu ruganda nk'imyaka 12 ndi guca mu ikosi ry'urugo. Ubwo rero namashije gukizwa nangiye gukorera Imana, ariko nangiye kwikorera. Umugabo wanjye nyine yishimira yuko kuko nubundi narakizwa yarambwiye ati wowe uzakizwa. Akabimbwira gutyo turi kumwe ibiyobyabwenge akambwira ati wowe uzakorera Imana. Ari umugabo wawe yarekwaga se? Oya, yabaga ari kwivugira. Yego. Ntabwo ngiye ntago nareka ibiyobyabwenge ngo ngiye gusenga. Ngo nta nubwo bizatinda ngo uzakizwa. Muri gusangira. Mitanyizwa. Rero abonye ko nyishijwe arishima. Haciye iminsi noneho abari utangira kumbera mwarimu. Gute? Akajya nkubita akanyurira ngo we ngo ntago wampropoje. So wambwiye ngo tubane. Atangiye nyine kujya mbwira ibyo bintu. Noneho akananyurira akanyibutsa ngo uri wari kirara ngo ubundi wakubaka. Ansubize ejo hashize akanyurira. Ndibuka rimwe yigeze kunkubita urusinga. Yigeze gufata urusinga ngo bita hano ku maboko no ko hasibamye. Ankubita urusinga ndavuga ko Mana ko nari nzi ko akoze iki? Akoze iki? Ntago mbizi. Gusa nyine yagiraga ikintu cy'umujinya kikaza gutyo kikahita gishira. Kandi akaba ari wa mugabo udashobora no kugusaba imbabazi. Muri we nta mbabazi. Ejo undi nibwo arambwira abana bari barwaye malaria bose ko ari 2, mfite abana 5. Bari barwaye malaria batoya 2 bakurikirana n'umuto. Biranyo birambura ukuntu mbigenza. Ndangije ndamuhamagara ndabwira abana barwaye, arambwira ati ariko ubundi wagenge narakwirukanye. Burya umuntu udashobora gukosora utamenya ko afite ikosa ngo asabe imbabazi nta nubwo ari kosora kuko ahora yumva ko ari bwo buryo bwiwe nta kosa ririmo. Imana iza guca inzira nyine abana njya kubavuza. Noneho wenda rimwe na rimwe akavuga ati reka njye gutembereza abana, akaba yafata abana akakonsoma nk'ibihumbi 30 adashobora wenda nko kubagurira umuceri. None yaravuze ngo insengero ngo barazifunze ngo uzajya kubwiriza hehe ngubeho. Ndamubwira ati rero njye ntago nunzwe n'isengero, nunzwe n'Imana. Twaje kuba muri ubwo buzima, Imana ikomeza imbwira ngo nzaguhereza inzu. Imana ikambwira nzaguha inzu. Iwabo baza kumuha ikibanza nza gutangwamya kuri YouTube nyine mvuga ukuntu Imana ikura mu biyobyabwenge. Imana muri Covid Imana isiga igikundiro muzana abantu batari benshi. Imana ibaho umugisha abantu Imana yamuje nabo bama amafaranga. Imana ibigenza neza, twubaka ku gipapuro cy'ubukene ko nta bushobozi dufite. Inzu yacu nibayikoraho amafaranga menshi ningiye wagiye yatanga kuri iyo nzu. Ariko inzu sinigeze nyibonamo amahoro na rimwe. Kwa kundi umuntu ava mu bukode avuga ngo nshimye Imana yuko
hari umuntu ujya uvuga ngo Imana ikunda abapangayi kwa kundi uva mu bukode uvuga ngo Mana ndagushimiye yuko mvuye mu bukode, ahubwo niho hahise hatangira kuba intambara. Umugabo akajya ambwira ati se wubatse mu Kwasco, aha ni mu Kwasco wubatse. None nareba kuna abavandimwe bagiye bambwira ati amafaranga usuka muri ura rugo bizarangira uhombye. Navuga ati hoya mugabo wanjye twararuhanye, twabanye ba mu gashamburete, ndabizi ko duca mu rugamba rukomeye, nkakubitwa nkarara hanze nkihangana, rimwe na rimwe nabe yanafasha ari muri rya jambo bavuga ngo nindongora nitunge. Ngiye nta nicyo byaye bintwaye, nari kwirongora nkanitunga, ariko kubitwa gucyurirwa kurara hanze, rimwe na rimwe akabwira abantu ngo uriya mugore ndamukunda, nkabwira abantu nkabwira ati gukunda umuntu ni kimwe, no kumwubahisha ni ikindi, no kuba mwakumvikana mukizirana ni ikindi. Rero mba muri ubwo buzima, ndibuka nigeze kwahukana inshuro 30. Kandi ubwo yari wa muntu udashobora kugucyura ngo akuvana ahantu wahukaniye, reka kubwira ngo mbabarira ukayituza, namara kuza akahita ambwira ati ndi kwicuza impamvu twasubiranye. Kandi we niyumve ko wowe none uri kwicuza birenze uko ari kwicuza. Nibwo ndi kwicuza impamvu twasubiranye. Ndibuka none hari igihe twigeze gutandukana imyaka 2 irashira neza nawe aho yabonaga ko bitagishobotse gusubirana nawe. Kubera gusenga ndavuga ati aba bana icyo gihe nawe mfite abana 4, ndavuga ati reka mbagarure iwabo. Icyo nzi cyo nuko nubwo yamima nite ku bana yabyaye n'abarihira amashuri cyangwa nabe yabagaburira, kuko nzaba ndi mu nzu nubatse Imana yamaye, nzajya mbaho nta kibazo. N'ubundi ko Imana yari inunze tubana n'uwo mugabo, nabonaga banangiye barya saa 6 n'ijoro kandi bakabona n'abaterankunga babarihira amashuri. Ariko wanateka cyangwa waba uri mu rugo kumva neza ubuza amahoro kubera umugabo akambwira ati ese ubundi wajya ninde wagushobora, ngo ni wagiye za Kenya hose ukazenguruka, ngo ni byarangiye ugarutse. Wagiye na Kenya se? Icyo gihe ndahukana imyaka 2 nagiye nafasha abana mbajyana Kenya, njya gukora umurimo w'Imana. Amahurira ni kose rikomeye, mahurira ni nabwo nubundi buhamya bwafata iminsi. Mahurira ni nambara y'iko Imana ihandindira kushimutwa n'abana banjye, tubona tugarutse mu Rwanda amahoro. Nibwo yasa asaba imbabazi, arambye ati rwose mbabarira kuko yari yarashatse. Yashatse undi mugore? Waragiye muri Kenya? Yari yarashatse, ariko wa mugore nawe birirwa bagurukana, akambwira ngo ngiye sindi Pamela, ngo ngiye nakwemeza nagutwikira mu nzu. Umugabo nyine nawe ati Pamela yari intwari, wowe wamera nkawe. Mbese nibyo birirwagamo ku buryo n'abayobozi baje. Yashatse umugore muri yanzu wubatse wowe, ukabyemera se? Nari gukora iki? Nasezerana nawe ifitanye nawe, sinari no kumubuza gushaka kuko n'ubundi twari twaratandukanye. Mbese wamwubakinze arashaka? Nuko ndagaruka, ariko izo story nzizi nawe arabinyemerera, arambwira ngo rwose nari mfite umugore, nuko yananiye yaragiye. Uwo mugore yaje no kumamagara aranuka cyane, arambwira ngo ntagushobotse wa mugore we, ngo ugenda ngo ugaruka. Ubwo urumva nyine abantu muri katse bamuhaga amakuru y'uburyo nabanaga n'uwo mugabo wanjye. Mwabonanaga gute se? Y'uburyo mwabonanaga? Y'uburyo twabanaga. Yego. Abaramamagaye ngo wa mugore we ngo ntagushobotse, ngo ugenda ugaruka. Ndabwo se wowe ushobotse ko kitagumye mu nzu. Byamuribagaho iki? Ko ari wowe wari mu rugo, wowe utari mu rugo? Ni kwa kone nyine kwa bakeba. Abaramamagaye ngumva, ubwo icyo gihe naraje nyimara kuza, umugabo abaneye inda. Umugabo atangira kumbwira ngo ntago iyo ndari yanjye. Umugabo wawe se? Kandi afite undi mugore? Yari yaramwirukanye, ngewe yaransabye imbabazi, naragarutse n'abana mvuye muri Kenya. Mumaze imyaka ingahe mwatandukanye? 2. Usubira mu rugo? Ubwo nabaga mu buzima bwo kugenda nagarutse nagarutse gutyo. Nyuma y'imyaka 2 usubira mu rugo? Hari ukuntu nyine abantu bajya bavuga ngo ngiye ngo nago naseba, ngo use ngo abantu baseba gute. Iyo uraseba abantu bagahurura batarahurura ubutaraseba. Ubwo buzima narabumenyereye, numva ko ari ubuzima bwanjye bwo kuba mu buzima bwo kutabana n'umugabo ngo basi tumarane n'amezi 3 cyangwa 7 cyangwa umwaka. Mba mu buzima bwo kwahukana ngenda ngaruka. Ku myaka ingahe 30. Mfite imyaka 30. Ubu ngubu afite abana bangahe? 5. Ubwo ugize gutya utwise inda? Abaravuze ngo naga ari yanjye, ngo ni y'abanyakenya. None yari afite ukuntu ambwira, akambwira waragiye mu banyamahanga, ngo uzi kuzabona umugabo, ngo kandi wari umukizwa. ngo ninde wagushaka, ngo reka nkubwire, ngo wowe ngo niyo wamara imyaka 30 uzagaruka unsange. Ubwo uzima yakambwira ngo none nguzanye inda. Ndibuka nigeze kumubwira ndambwira ndatwite. Abarambwiye ngo uzayikuremo, ndambwira ati uzakuremo nawe ibifu byawe.
kuko ngewe ibintu byo gukuramo inda ntabyo nzi. yego Ndavuga ati nimba ushaka ko nkuramo inda uzagenda ukuremo ibifu byawe, kandi nimba wumva yuko uyu mwana atari uwawe nta kibazo, Imana yareze na bakuru biwe izarira n'uyu nguyu kandi nzamubyara neza. Akajya ambwira ngo ntukandateho inda. Ndamubwira ati mu bantu narataho inda nturimo. Icyambere ntushobora, mu bana bose twagiye tubyarana ntiwari uzi kugura mituweli, naguraga mituweli nkakugurira imyenda, ninjye wiguriraga buri kimwe cyose, abe n'isogisi rya 5 wanguriraga. Uko Imana yabigenje nyine nkabyara, ni nako n'ubundi kuri uyu nguyu nzabyara. Umugabo noneho agafata telefone yanjye akayisha munsi y'intebe agakuramo batiri, ngasenga nkabwira Imana biragenda gute. Imana ikambwira ati telefone yawe irimo hariya, nkagenda nkayisangamo. Byageze muri revo, wenda harimo abantu bavuga ngo ahantu dutuye ngo ni habi, ngo aba badayimoni, ngo aba bacuraguzi, ngo za nyabingi n'ibiki. Ibyo ndabyumva ko bikunda kuba nyine muri icyo kibazo, ariko se natwe tukagirana ikibazo. Noneho akanyurira akambwira ngo ipfubyi kweri, akabona ko nyine ndi imfubyi, nta muntu wo muri famiye umamagara ngo ambaze ngo umeze ute n'umugabo, ntago bamuzi, nta muntu utuzi n'iwabo ntago banzi. Nyine akavuga ati uyu nguyu nzamucunaguza, musuzugure, mucunaguze, musiribange paka apfuye. Kuko yambwiye ati wowe nzakwica. Hari igihe nyine umuntu aba mu buzima abantu bakavuga ngo uriya muntu ntagashobotse, ngo buriya se yabishobora. Ngenda ndashima Imana yuko urwo rugo narupfiriyemo n'uwanseka we ashobora kugira agapfa. None se ndibaza wa mugore yaje gushaka waragiye muri Kenya muri iyo myaka 2 baje kubyarana? Ntago babyaranye, nyuma nyine umugore nibwo yamamagaye anuka. Ngo arasubiye mu rugo. Ngo ariko ngo uba wagiye, ngo wagarutse, ngo wagiye, ngo wagarutse. Ngumva ngo nanjye ngo fite ibyo nakoze, ngo ntago muzabana, ngo kandi ngo ntago woroshye. Ndabwa se wowe woroshye? Ibyo yakoze ngo ni ibiki? Sinzi ibyo yakoze muri urwo rugo. None arangije arambwira ngo, ndamubwira ati se wowe woroshye, wowe woroshye ko ufite abana 3 waje inaho uje gukora akazi ko mu rugo, ko cyo utihanganye ngo ube muri iyo nzu, ngewe byanze. Wowe ngo wihangane ube muri iyo nzu ubane n'uwo mugabo, nimara kubana uzane n'abana bawe mu bane munabyare. Arangije ngo rero ngo umugabo yaneye inda, nyine nari ntwite, yagira ngo anere trauma, ngira ikibazo ntwite. Ngo rero ngo nanjye ndatwite, abavuze umwaka nzabyariramo n'ukwezi, ngo nzabyara mu kwa 7, ngo nanjye ndatwite, ngo umwana nzamuzana. Ndamubwira ati nta kibazo uzamuzane kuko uzabumuzaniye se, kuba atarareza abo yabyaye wenda wazakurerera. Ngo yingwa azanderera. Nuko birangije mba mu buzima bugoye ntwite. Ndibuka muri Kenya nigeze guhura n'umuhanuzi nagiye gusenga. Arambwira ati mama ntago nkuzi, mu mama w'umupasiteri yaravuye mu Rwanda aje kubwiriza. Naye nicaye nyuma nyine nagiye gusenga, ariko ndi mu buzima. Iyo umuntu abaye mu buzima, ndabyita wenda kuba Imana icisha umuntu mu buzima bukomeye cyangwa bukakaye, icyo bita kugukaranga. Iyo ubaye mu buzima bw'urukarango ntugire kuri level yo kumva uwabwira Imana ngo Mana nyica, kuko ntacyo nyimaze. Imana ibitaragukaranga. Nageze muri iyo level ndebye kuntu ndi kuzengurukana abana Kenya, mu gihugu kigoye, mu gihugu kidafatika, mu gihugu ugera ukakodesha, waba uhamaze uyu munsi ejo bakaguha piriyavi. Iyo level nayigezemo mfite abana 4 ndi kubazengurukana muri Kenya, umugabo nta n'ikintu n'iki ngiki na kimwe yigeze afasha. Ndangije njya mu butayu mbwira Imana, ndabwira Mana, ndibuka nayo ndi mu gace bita Kasarani, na gace kabamo abanyarwanda n'abanyamurenge mu butayu bwaho. Ndagenda mbwira Imana, ndabwira Mana wanyishe ko ntacyo maze. Ariko nyuma ndavuga se nimpfa aba bana nsize muri iki gihugu bazatahe, bazagenda gute? Ndavuga Mana mbabarira kuko mbaye umupfapfa. Mbere nakunda kubona abantu bavuga ngo ibibazo by'urugo. Hari umunyarwanda aciye umugani ngo Imana ngo Imana itanga ni nayo y'Imana. Si ukuvuga ko abantu bose bafite ingo babayeho nabi. Hariho ababayeho neza kubera ko Imana nyine yabyemeye, kuko ivumira ababi n'abeza. Ariko icyo nshatse kuvuga nuko ubuzima nasabye Imana atari bwo nigeze mbona. Nasabye kuba ndi umunyamahoro, sinkunda ibi stress. Uwo mubyeyi rero aramanura arambwira ngo Imana ikurinze depression. Ntago nize, ariko nashatse uburyo mbaza umuntu ngo depression ni iki. Abimbwiye numva ngo nagahinda gakabije. Ndavuga ati kwere nari ngeze muri iyo level ko nari ngeze ahantu mvuga ngo Mana wanyica. Twasengaga ari kwa 2 kandi ndi pasiteri. Nagomba kuba nafasha abantu ngo gusenga, kuko hari n'igihe abantu bazaga nk'umumama yarwaje umwana. Pasiteri se barakwimitse muri itorero muri Kenya muri Yaspi Church. Ahantu bita Nyamavira.
noneho rimwe na rimwe ukabona nk'umubyeyi duturanye afashe umwana we ararwaye nk'ako kanya afashwe n'umuriro ajya kumva nkumva nka saa munani z'ijoro umuntu aje kumbyutsa ngo sengere umwana we nkamusengera anaryamye benshi bakajya baza nkabafasha nkabasengera noneho rimwe na rimwe nkavuga ati rero hano kwa kabiri tuzajya dusenga ati nta kibazo twaba tuvugana neza akambwira nta kibazo twaba twashwanye akambwira ati abo bantu bawe none nibaza nzabirukana kuko ndibuka igihe twari turi gusenga araza yasinze ahagarara gutya turi gusenga aneza abakristo gute yari yaje yasinze turi gusenga araza yinjira mu nzu ahagarara imbere y'abantu gutya aransebye ndabyihangana ni nabwo nahise nkura igicaniro mu rugo ndabireka ari nubwo yavuze ko ngo namusuzuge ngo kubera amafaranga wamusuzuge kubera wari umaze kubona amafaranga yego ntabwo namusuzuge kuko nabonye amafaranga kuko ubu ngubu ubuzima ndimo iyo nza kuba naragize ubwenge ko yamemukira akanyihinduka ntabwo tuba twarubatse iriya nzu kuko amafaranga menshi ni njye wayatanze ari nka povomasiyo ziri hariya mu nzu ni njye wazishizemo kubera imana yamagiyemo amafaranga icisha mu bantu imana ikambwira ati ngiye guha amafaranga uzubaka inzu yawe ni nk'imana yemeye ko mbyiga nuza kashi pawa yagiyemo n'ipoto kugira ngo urusinga ruve ku ipoto rugere mu rugo ni njye byose wabikoze inzugi ni njye wazishizemo na sima ni njye byose kuko ntabwo musebeje ahangaha ngo mvuge ngo ni njye inzu wayizamuye njyenyine yaramfashije twarafatanyije ariko amenshi n'ayanjye uruhare runini ni wowe ikindi cya kabiri sinari wa muntu wenda ngo ubonye 200,000 ngo nyafate nyapfusha ubusa cyangwa njye kugura ibintu hanze narazaga nkabishyira mu rugo nkavuga ati uyu muceri no mu rugo gaze ni mu rugo kuko sinzibagirwa ubwo yari yarihaye ibintu byo kugeza agateka kuri gaze niguriye najya kumusakuza ariko nkumva umutima umbwira ati nawe n'Imana yiguhaye wamwihoreye akaza agateka inkono yiwe ibaza icyo kintu arimo arateka wenda isosi ari guteka inyama ngende guteka ifi mu nzu akagira ikintu cyo gutoranya abana akavuga ngo abatoya babiri nabiwe abandi bakuru ngo nabanyina muri rwego nkabwira ko icyo ucagura ibi bintu nibyo bituma abantu bicana nimba dufite abana 4 ukazanira bamwe biscuit abandi bana ukabareka ibyo ni ibiki nimba ushobora guteka ukavuga ngo iyi nkono ni yanjye n'abana banjye batoya babiri abandi bakuru nabanyina basangire ubwo urumva uri kuzana umuco mu bana bavukana ugasanga nyine turimo turagira gute turabipfa akajya ba mu nzu ateka nanjye ngaba mu nzu neka ese kuki ataryaga ibyo watetse ntabwo yabishakaga kubera iki yashaka guteka ibyiwe hari n'igihe yavuga mu cyumba akagenda akarara mu yindi nzu yo mu rugo aho ngaho ariko n'ubundi ntabure kutambuza amahoro n'undi agakomeza mbuza amahoro gute se kandi mutari akaza akanuka akanyandagaza yari wa mugabo uvugira hanze ku manywa ngo aronguye yaragiye ngo ajya Kenya ngo arazenguruka ngo haramucanga ngo aragarutse ngo aje kunesha umutwe abaturage barimo barumva ngenda naremeye kuba muri ubwo buzima ari kwivugisha yabaga yanyweye kakana ariko nemera kuba muri ubwo buzima ndabwemera ndanabwakira ariko bigeze aho ndavuga uyu muntu ashobora kuzaza akanyica nk'uko abivuga ngo yanyica ngo n'undi ngo bakamfunga ndibuka icyo gihe nanga kumujyana muri ribo mama ngira inama arambwira ati mureke nubona ko byanze uzamureke wigendere ntuzamufungisha umuntu mwabyaranye nibwo ubwo nahise nanga kujya muri ribo ubu ngubu na kesi iracyariyo ntabwo nigeze njya kwihagarikisha ndangije nifatira abana banjye ndigendera ndambwira ati wa mugabo we urabizi ko iyo naho ukanyana hose nagiye urazuka n'ubundi nawe ukahaneshereza umutwe ukajya mu bayobozi ugatuma abantu bose bamenya ubuzima ndimo kandi ari wowe ugiye kububabwira nuwongera kuza ukanesha umutwe kesi yanjye kuri ribu nge nawe ntago nayifungishije nzasubira bagufunga Charles we umva ihangane twongeye tuganire mu minota 5 okay nta kibazo ndashaka kukubaza kuri madamu wawe cyangwa ko wahoze ari umugore wawe ubundi uracyamukunda birumvikana nyine nibyo nakubwiraga kubwira ko mukunda nta kuntu wajya kubyarana n'umuntu abana inshuro 5 uwo muntu utamukunda ntabwo byaba ari impanuka n'uyu munsi uracyamukunda cyane rwose nese kuki udafata wenda gahunda yo kumucyura ubushize twe twagane mu kiganiro cy'ubushize cyapfuye wigeze utera intambwe yo kugira ngo wenda umucyura ariko ntaragera aho ngaho kuko abantu batigeze bumva ibyo ngibyo aya majwi ntabwo wenda ari kuvuga neza ntabwo nayakoresha cyane reka wihangane utubisubiremo mu by'ukuri n'iki mwapfuye cyatumye afata ibye akagenda ambwiye ko ngo yahukanye inshuro zigeze kuri 30 ku ya 30
aravuga ati reka ntahe reka ngende burundu noneho nagarutse. ibyo ngibyo nibyo wakubwira nyine kuko mba mwahuye nyine nibyo n'ubusize nakubwiye we mba mwahuye akakubwira ibyiyumviro yumva afite kuri we nyine by'ikibazo afite ariko ibiciro 30 ntibivaho. ubwo se niba umuntu ku nshuro ya mbere twaratandukanye akagenda akava hano mu Rwanda akajya kuba muri Kenya akamara y'amezi 8 akagaruka nkamwakira nk'umugore mu rugo, ubwo uribaza ubwo urumva harya ngi ufite ikibazo cyangwa baba bari niba umuntu yakwakora inshuro zigeze n'izo nshuro zose sibyo ko nyine ari bari kubishyiramo nawe na montage kuko urumva bibaho. nese mu by'ukuri mbwira ubuzima mwari mubayemo mbere yuko akizwa bwari ubuzima bumeze gute? hari ukuntu ngo bwari buryoshye nubwo mwinyweraga ibiyobyabwenge n'inzoga ariko ngo bwari buryoshye kurenza ubwo mwaje kubamo nyuma. ibyo nyine ni bya bindi nyine by'abantu nyine kubera n'ibyo by'ibiyobyabwenge ariko ibyo bintu by'ibiyobyabwenge ntabwo twabayemo igihe kinini kirenze amezi 3. muri ayo mezi mwari mubanye gute rero? twari tubayeho nyine urumva n'abantu baba bakoresha ibyo biyobyabwenge urumva n'ibya bindi mwihorera muri happiness ya gutyo nta gutekereza hazaza nyine gutyo. wumvaga bimeze gute? wumvaga ubwo buzima bumeze bute? buryoshye? utubwize ukuri. nyine bwaryoha gute ko buba buryoha gute kubera ikigare burimo nyine cy'ibyo biyobyabwenge. mu by'ukuri icyo gihe muri mu kunywa ibyo biyobyabwenge hari ubwo watekerezaga ko mushobora kuba mwashwana ukamukubita? utwoze n'icyo gihe byarabaye kuko urumva watumva ibyo biyobyabwenge ingeso yari afite urumva ntiyari yakanaziretse yari akiri wa muntu ugendera mu bigare cyane noneho nahakirijwe nyine ko ariyo mpamvu umubwira twabaga dushwana umuntu yava mu rugo ngo agiye gusenga atanamenyesheje nyine ugasanga atashye saa 5 z'ijoro gusa wowe uzi n'umuntu mwabanyeho mw'ubwo buzima we wakeka iki? gute wakeka iki nyine umuntu agiye gusenga nyine nakubwiye ngo agiyeyo cyangwa ngo nguki yatashye saa 5 z'ijoro wowe uri we wakeka icyo ngicyo cyaba ari ikibazo umenye. none se wenda nk'ikintu navuga ngo cyatumye umukubita n'iki ko ngo wamukubise inshuro nyinshi? ibyo ngeze namukubise ibyo ngibyo nibyo akubwira namukubise se nta buyobozi buba buriho ngo umuntu yahohoteye kandi n'ikibazo cyagiye muri RIB. none kuki yagiye muri iyo RIB kuki batamurikenye ngo bavuga ngo muhohotera umuntu? nta na rimwe mwigeze mukubita shari? ibyo ngibyo nibyo we yakubwiye. ibyo yakubwiye kandi ndibaza narigeze no kuguha ikiganiro kinaze gutyo n'ubundi nkakubwira ko ibyo nyine ari byo wari kukwibwira muntu uza kuri we nyine kugira ngo yumve nyine wenda njye yawe nazi icyo kibazo yuko abwiye abantu bose bakumva ibyo byose ngo namukuze ariko nawe nakubise. ko ari kubiseka nkaho byabaye inshuro nyinshi ahubwo bya bindi byo kumwakaranya ukarakaranya mugatukana gutyo kaditiye abantu bose bakabota ariko ibyo ntabyo ngewe. none se mu gihe yari yaragiye wazanye undi mugore? ntabwo ariko sinagusobanura nakubwira ati njye nta mugore nigeze nzana nibyo ari ibintu bya bindi by'umubiri nta mugore nigeze nzana byari ibyo kwikemura by'umubiri bisanzwe. ako urumva nyine wari umuciye inyuma nawe? none muciye inyuma oya ibyo ngibyo ndakubwiye nambaye umubiri kimwe nuko nawe yaba wambaye nk'ubu ngureka mubwire ngo afite ngo niba ari ibyo ushaka kumva njye ibintu by'inkuru by'abantu ngenda numva kenshi simbigenderaho. hari abantu numva bagenda bavuga ngo afite ngo umugabo w'umurundi ngo ubu ngubu ngo bari kumwe gusa ubwo nanjye njye kuvuga ngo yashatse umugabo njyewe njye kuvuga gutyo narigeze mbibona narigeze mbihagararaho narigeze mbimubwira. ibyo ni by'abantu nyine urabizi abantu umuntu awuvugisha ibyo ashaka nyine iyo utabashije gukora umutekano yo ku mubiri. gukizwa kwe byabaye ikibazo cyangwa byabaye igisubizo mu rugo rwanyu? nakubwiye ubwashize ndakubwira ati gukizwa kwe nta kibazo byari birimo ariko aho kovide isa nkaho iziye mbese kovide cyagiye baturekuye gukizwa kwe byahise binyereka indi shusho nshyashya. iyihe shusho? nyine nk'iyo shusho ndi kukubwira yuko umuntu ashobora kuba yagenda wenga agiye gusenga nakubwiye ko agiye gusenga agataha saa 5 z'ijoro wanamubwira akakubwira buryo ki ngiyo yaba yagiye ngo budashinzwe kuhamenya. yakubwiraga gutyo se? ubwo yumva ndi kukubeshya. pameye kuki wabikoraga gutyo? arabeshya umugabo. ari kuvuga kubeshya. rero niba yumva ndakubwiye ko mbeshya nawe akaba ari kukubwira ibyo ngibyo ukemera ibyo bye. oya ntabwo ndakwemera ibye
ntabwo ndi kwemera ibyo ndi kumva uruhande rwawe kumva n'urwe nkababaza fayini rero nuko byari bimeze. uyu munsi wumva mwasubirana cyangwa wumva bidashoboka? njye narakubwiye we ngo yarakwibwiye ngo ntituzasubirana. niba akubwiye ngo yagiye ngo inshuro 30 nubwo akubeshya kandi ari nayo mpamvu ndi kukubwira ibyo ngibyo, kuki izo nshuro zose zizageza aho ziba vene zikaba izo nshuro zose nuko nabo bazi ko ndise w'abana biwe. Ni iki wenda cyatumye mubana iyo myaka yose ariko mukagiraho mugatandukana? Imyaka ni myinshi, abana mwabyaranye ni benshi? Ni benshi nyine, ni bya bindi nyine hazamo na bya bindi byo kuvuga ngo umuntu nyine ntakurikiza amabwiriza umuhaye cyangwa yandi umuntu avuga agomba kugenderaho ya leta. Ibyo by'abana two kubivuga ko abana barahari sibyo bitanabakomeretsa sibyo? Ahubwo mbwira icyo nifuza kumenya mu by'ukuri, ntabwo urukundo rwigeze rugabanuka kuri we, kuko niba wenda two kwivuga neza gusa Shari nawe ntabwo ushaka kwivuga neza wenyine sibyo? Mu by'ukuri kugeza aho umukubita, kugeza aho bimenyekana mu iyo sijeho yo gukubita n'uyigarukaho byo ntabwo turabyumva kimwe, kuko we nibyo yatubwiye kandi sinigeze ndikubwiye. Mbese ntabwo mu by'ukuri urukundo rwawe ntabwo rwagabanutse kuri wowe? Rugabanyuka kuri we nyine? Kuri we. Ndetse rwagabanyuka gute kandi hatashira iminsi 2 cyangwa 3 tutavuganye? N'uyu munsi se turavugana nyine nuko bari bya bindi nyine nk'umuntu ushaka kukwereka nyine kakurenze kari bya bindi nakubwiye muvugane ibintu bibiri, akahita kwereka kakurenza akakubwira ati nyine sawa. Akenshi nyine agashaka ko muhuzwa n'abo bana, akakubwira ngo n'ubundi ngo atari abana ngo nta kintu ngo nitwaba tukiri kumwe. Mbese akwereka ko kurenze gute se? Ni ibintu twaganiriye bro nyine bisobanurira, akwereka ko akurenze gute Shari? ni muri ba rwego nyine akubwiraga by'amafaranga ku kiganiro twakoranye mbere wenda abantu ntabwo bari kubyumva. nyine yanyeretse ko nyine asigaye ndenze ari wa muntu ubasha kubona 500, ngiye nabasha kubibona rimwe, ndi wa muntu ujya guhiga gutyo nkabona 10 cyangwa 20 cyangwa 10 gutyo. Jara mubaza aho nashyiraga nabona sinashyiraga ku nzu yiwe babe menshi bikaba ari ikibazo. None se Shari reka nkubwire, ari kumbwira ati aya mafaranga yashyiraga ku nzu yawe iri mu kibanza cyawe, ayisi yawe kuko iri mu kibanza cyawe, uragukundaga, ati amafaranga nabonaga yose narayazanye shyiraho ngaho pavoma n'igihe wayikoze iki byose n'ibyo wayikoze, inzu irahagarara imera neza. Ibyo ngibyo nibyo ndi kukubwira kwibwirira. Ngewe nabaga mu kibina kimwe amafaranga 90 bya buri kwezi, hari amakayi, hari buri kimwe cyose cy'ibyo bintu kugira ngo bijye kukijyamo. Nakibayemo hafi imyaka 2 no kwigurira ipantaro nabasha kwigura, kandi ubwo bushobozi bwo kuba nakwigura ipantaro ntabubasha. none we ngo ibiki n'ibiki bakigendera ayo mafaranga abonye akayijyana mu masara akajya kuyaryamo neza n'abandi bagore. Shari ariko ubushize watwemere ko yagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka iriya nzu. Ibyo ntabwo nari guhatanyije. First of all y'umuntu ari kumwe n'undi hari ibyo buri umwe yigomwa kugira ngo bugere ku cyo bashaka. Wemera ko nawe hari icyo yigomwe? Fine, none se ngenda bihakanye. Nibyo nakubazaga. Ariko niba nkubwiye muri ibyo bihe bya nyuma gutya covid aho atangire guhura n'abo bagore bakomeye nyine abona ibyo 500 cyangwa 300 biho mubwira ko yahindukiye. Yahindutse ate? Yatangiye kukwitwaraho atese? Tangiye kunyitwaraho nyine nk'umuntu nyine utazi ko ndi umugabo we wagira ngo ndi ikindi kintu kuri we cyane. Wumvaga bitakubahisha nko mu rugo rwawe? Bitanyubahisha icyo koze nk'ako kantu nizo. Wenda byatumye uvuga utereka nanjye nigire mu bandi bagore bamagaciro, niyo mpamvu ntabwo nakigiyemo kandi wenda tuvuga niba naranakigiyemo cyangwa narakigiyemo ndibaza ari n'akavuyi nabanje kohereza nibeshya wumvisheho nk'ikiganiro nagiranye n'umwe muri bo. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo njye nawe ngo tugende kuvuga ngo tube ngo ukuri n'umugabo ndibaza nka gutya. Byari bya bindi nyine by'umubiri gutyo nyine kandi ndibaza nawe niyo yakubwira gutyo kandi noneho of course noneho ngo ari n'umukristo ari nacyo kintu buri gihe twasaba amubwira ati ni gute uri umukristo utabasha kumbwira ngo ni nahe dusenge dufata abana nijoro bagiye kuryama
dusenge gutya tugiye kuryama cyangwa mu gitondo ubundi uri mu mukozi w'Imana nyabaki kandi ukambwira buri munsi ngo ugiye gusengera abantu. none se ntabwo mwasengaga mu rugo kandi ari mu rugo rwa pasiteri wa mugani? Ntibibaho habe na rimwe, dore nguwo mubaze rwose, mubaze nguwo. ubwo ni ukubera iki mutasengaga kandi yarasengeraga abantu bo hanze? mumbarize kandi niyabimbwira ngo mubwire ngo wapi. Pamela, kuki mutasenganaga ariko umuntu aza kubwira n'abagutuka kwibutsa aho wavuye mugasenga gute? ariko ugutoteza kubwira n'aba ahagara ku musozi akagutuka n'abaturanyi bakagutuka kubera ko yagututse, kubera ko atakubashye, nawe wakubaha. wabyumvise? nuko nyine ngo wabaga wamushyize ku nkeke umutuka ngo ntabwo umva iki kintu cya mbere ngewe nigeze kumara ibyumweru 2 nta cupa nakize mu mubiri. Ndi wa muntu nyine witahira yanavugisha namwihorera ariko nabona nta kintu ubuzima binuza biracyari kwa kundi, biracyameze kwa kundi, nta guhinduka mbona. Atosha arambwira ngo siminduka ibiki n'ibiki kumva. none uyu munsi wumva ari iki cyakorwa kugira ngo wowe nawe, kuko urumva harya mumaze igihe kingana iki mutandukanye? Ni kwa karindwi itariki 7. Ejo bundi uyu mwaka nibwo nahavuye abwira iyo nshoreke yiwe yayizanye iminsi 2 nyimara kuhava. Yarayizanye bari bararanye, arayibwira ngo impamvu umugore yagiye ngo nuko atwite indi itari yanjye. Kwa kundi rero Imana rero ikora, mbyara umwana basa ndanamuhamagara kwa muganga araza aramureba. N'abaturanyi bagiye bavuga ngo naragiye ngo kubera nari nwita umwana utari uwe. Kubera iki? Agara ku musozi akanuka akanyita inda, akanyita amabi yose, ngo nago nshobotse, ngo karande, ngo buraya, ngo iki, ngo umuntu ngo wabaye inda ngo ntiyakubaka. Arangije ababwiye iyo habara ryiwe ngo impamvu ragiye ngo nuko nwita umwana utari we, kandi si cyo cyanjyanye kuko umwana nuwe. Icyanjye nuko nabuze amahoro. Nabyo yarabihakanye kandi iyo ndaya yiwe yabibwiye abaturanyi nibo bamuvuga. Mbwira Sharire, niki cyatumye mutandukana? Ejo mundi umva rero nicyo mubwira. Niba umuntu ari umudamu ukamubwira n'urugero mutabashe kubona umwanya wo kuganira nk'umuntu mu rugo, nk'umupapa mu rugo, we ntiwabura na kakano k'inuza ko gusa nk'ucyaha uwo mubana nyine kugira ngo se naho nibuze urebe ko hari igihinduka. Niba umuntu n'urugero atashye ukamubwira ati 3:00 ntukazirenze mu gutaha mu gihe ntaza aho wagiye. Wataha ugasanga yageze mu rugo, we wageze mu rugo watashye saa 5 z'ijoro, ujya kubwira aho atiye akaza komanga, nawe utekereza icyo kintu. Ikindi noneho umutima w'urugo. Shari, mbwira uyu munsi se, mbwira wenda reka dukemura ibintu. Oyashira utaramujyana kuri mumbarize ejo bundi nkubita mfite inda y'amezi 7. Icyo gihe yarankubise 3:00 mvuye kubwiriza abantu babatijwe, nageze mu rugo 3:00 sinzabyibagirwa. Arangije ndazamuka nanzamuka inyuma, ariko icyo gihe baga mu nzu yiwe naramubwiye ati usigaye ujya kurara hanze utazanzanira sida ukavuga ko ari njye. Kwa kundi nyine umugabo watabonye ibintu mu nzu nyine abarazamutse, uyu munsi ndakwica, niryo jambo yambwiye. Ari 3:00 wigeze kumuga ko ushaka kumwica? uwo munsi ngo ndakwica. Narazamutse narazamutse arankubita yenda kunyica, n'abaturanyi barahagarambura n'umuntu nabara muri yo karitsiye, n'abantu bazabivuga muri komenti, mbura umuntu nabara aramfungira, n'abana nibo bamucitse bajya guhamagara ubuyobozi. Ibyo bintu wabyumvise? Abayobozi baje basanga yatorotse yagiye, nibwo rese mujyana muri RIB. Ibyo ndi kukubwira arimo arakubera. None ko cyakana ko si rimwe nkubise si 2 si 3, ni kenshi abikora, kandi agasoka akabwira abantu ngo nago namukozeho. Byageze aho ngafata umwanzuro ngo atakugira ngo nzabyare umwana wa 5 mbyare wenda mbura amaraso cyangwa mve cyangwa mbure njye muri koma, reka nigende. Nibwo nagiye itazana iyo ndaya bari bamaze, kuko navuye amazi iminsi 2 ataharara, azana iyo ndaya babanaga yandi yirukanye babanaga. Niyo yase yigambigira abantu. Yase umugore usanzwe. Nzi ko ngo yabyari iwabo, ariko abandi ngo bamubona mu bubari. None birangije abaravuze ngo uriya mugore ngo narabimubwiye yuko hari icyo nakoze muri ino nzu, ngo yabonye ngo asohoka aragenda, ngo yabonye ngo agaruka, ngo none ngo arasotse aragiye, ngo ntazongera kurugarukamo, kandi koko ntabwo nzarugarukamo. Wenda reka numva ni birebire Shari, sibyo? Reka dusoreze ahangaha. Ndashaka kubaza, wumva hari uruhare wagira kugira ngo we na Pamela mubane neza cyane ko mufitanye abana?
uruhare njye nakubwiye n'ubwashize ndakubwira ati ngiye ikigaragara nimbifashwamo n'ubundi n'Imana nanjye mbyifashijemo ngiye gushaka buryo ki nyine ngomba gushakira abana hazaza hanyuma wewe uvuga ngo n'ubundi ngo ntituzasubirana nta kibazo ntashake ntituzasubirana kuko nanjye nsigaye mwumva imico myinshi cyane abantu bagenda bambwira nyine nk'uko nawe kubwira ngo baramubwira ngewe nshake buryo ki bwose nkore buryo ki bwose bushoboka nshake buryo ki nubahiriza inshingano z'abo bana hanyuma we nashaka byo wamuganye azabyihorere kugaruka rwose kuko ngewe ntabwo bikigeze muri rwa rwego rwo kuko mbere naramubwiraga ati se bitunda ariko ibyo nanjye nsigaye numva bisigaye bituma nshyuha mu mutwe ngiye gukora ikintu kimeze gutya. mbese uracyamukunda se ubundi urumva mutandukanyije ubundi nahinze ko ari kera ntabwo ari kera rega dusubirana dusubirana wa mugabo mbese ikibazo se ko mushwana musubirana wa mugani si icyo kibazo kuba yaragiye se byaguhaye amahoro nibura arayafite bikamubwira ikintu cyose burya niyo waba ugeze gutya ariko ikintu cya mbere burya abana iyo wari umuntu utaha mu rugo ukahasanga umwana ugataha ugasanga urihamagara urumva n'ubundi nta mahoro wagira. none se mbwira wewe hari icyo wakoze kugira ngo ayo mahoro yagire wenda uvuga utereka afate iya mbere nk'umugabo umugore wenda mushyire ku murongo ariko mu buryo bwiza hari uruhare wumva ufite mu kugira amahoro yo mu rugo wumva warakoze ibyagomba gukorwa byose nk'umugabo. rega buriya buri mugabo wese siko abagabo twese tunganya ubushobozi icyo kintu cyo manzi ubushobozi bw'iki bwerekeranye ahanini no mu mufuka oya mu mufuka burya ntabwo ariho hambere ndavuga amahoro ndi kuvuga amahoro wifuzaga mu rugo rwawe amahoro wifuzaga mu rugo rwawe wumva aragizemo uruhare kugira ngo yabone kugira ngo nyabone se kuba ubu ngubu tutari kumwe oya ndavuga uravuga ngo ndataha nkihamagara ubu ngubu ko madamu adahari nta bana ntaki ndavuga ngo we wagize uruhare rukomeye kugira ngo ibyo ngibyo bitaba ubibuze byo kuba bibuze kenshi none se ubwo niba buriya ntabwo buriya kugira ngo urebe ko umuntu koko ari byo cyangwa atari byo nibuze uwo ubwawe nk'umugore ntiwakagira icunga umugabo yagiye ngo ufate ngo ibintu ngo uzinge ugende wagategereje ukamubwira ati ejo bundi nibuze utazavuga ngo njye naragize gute ngo naragiye bigenda gutya na gutya nibuze ukagenda nawe ahari nta byo kumutinya cyangwa kumva umuntu acunze ugiye ku kazi ahise yifata ibintu ngo arirukanse garagiye ejo bundi arongera aragaruka wamugana amahirwe. ubwo wenda ntabwo ari uko umutima we uba wamuriye bitewe n'uko wenda wamutesheje umutwe reka tuganire gutyo reka nkubwire uwo mumeri wanjye nta kuntu namuganirije basaza n'inshuti tukaza bakambwira ati sharire rwose ihangane aracyari mutoya guhera ku myaka 22 guhera ku myaka 22 none rero ubu ngubu arenda kugira 3 uyu munsi se ntabwo wumva bigishoboka ko wowe nawe hari ikintu mwakora kugira ngo urugo rwanyu rwongere ugaruke kurumvamo n'abana babone papa na mama ayo mahirwe burya utarayagize kubona papa na mama bari kumwe n'ibindi bibazo kandi noneho noneho bariho nyine barabana se muza wumva hari icyo wakora kugira ngo wowe na Pamela mubane neza hari icyo wakwima nk'umugabo uvuga utereka noneho ibyo nakoraga bituma Pamela agenda bituma Pamela atishima mu rugo bituma abana batishima mu rugo wumva ari icyo wakora uyu munsi wahindura uyu munsi wumva bishoboka ibyo nyine nibyo nkubwira ntabikora rwose nkanabigerageza byose bikaba byanashoboka ariko noneho akenshi nabo yabigizemo uruhare nk'uruhe ruhare wifuza uruhare ikintu cya mbere si wa muntu ubwira ngo iki kintu rero turakigenza gute turagikora gute ni uguhita akubwira bya bindi by'imihanda n'ubundi yavuyemo akaba ari wa muntu utakuvugisha ngo nibuze ngo ndikuvugisha umugabo nibuze umuhe n'icyo cyubahiro ko ari umugabo agahura nyine ari akubwira bya bintu bimeze n'ibyo ku muhanda si wa muntu utavuga ngo ndi umubyeyi mu rugo nibuze n'abana banyumvireho kwibyo. Okay,
reka dusoze Pamela bwo ndabimubwira nawe agire kamera icyo akora nk'umugore mu rugo niba umushinja icyo kintu nawe yacyumvise sibyo ntabwo mbabwiye ngo musubirane ariko Imana ni byinshi nyine ngiye nakavuze ariko ngiye ntabwo ndi wa muntu wo kuvuga ngo ngiye gusaba urugo rwanjye cyangwa ngiye kuvuga ibitavugwa no ku maradiyo kamera shari igihe ikintu nakubwira wenda sibyo ikintu nakubwiye n'ubushize nayo kikubwiye man kubaka urugo urabyibuka kubaka urugo bisaba kwihangana bisaba kwiyima bisaba kwigomwa nyuma ya cyagiye sinzi niba wenda hari icyo wakoze kugira ngo niba ari ukugira ngo abana bawe bakubone nka papa mwiza ko nicyo kintu cya mbere wowe ibyawe na Pamela ni ibyanjye ariko abana ntabwo bagomba kugenderamo sinzi niba hari icyo wakoze wenda kugira ngo abana bakubone nka papa mwiza kandi koko ube papa mwiza ejo bundi utazaba wicuza ngo kuki nigeze mba mu buzima bw'abana mu gihe bari bangeneye urebe se mu by'ukuri babana mu by'ukuri hari igihe nawe ushobora kuzabakenera ndi kukubwira uri kunyumva hari igihe nawe ushobora kuzabakenera ariko ukabakenera batakiri abana nyine bakumva bitewe n'uko nyine batigeze bakubona nka papa ikindi nanone burya umwana uko ukunda mama wawe niba ushize nawe ikubwiye uko ukunda mama wawe ujye umenya ko umwana nawe akunda mama we birumvikana wenda Pamela aho akosa umukosore niba warigeze umuteza abantu muri karitsiye cyangwa n'ahandi hatandukanye ibyo ntabwo tujye kubiburanaho uvuga uti mu by'ukuri bino bintu ntabwo ari byo sibyo ntabwo ari byo nk'umugabo reka kino kintu tugikosore ku bwanjye sibyo uhera rega ku bwawe sibyo Sharire kuko urumva ari nka mama wawe wakoreye icyo kintu ntabwo byagushimisha umve ko ari ku mwana wawe afata mama wawe afata Pamela wowe uramufata nk'umugore mwahuriye ku muhanda sibyo uramufata nk'umugore wagukoreye amakosa wenda wari kubikubwira gutya ariko njye nawe twahuriye ku muhanda yego uko byagenze kose ushobora kuba nanjye nibeshye sibyo uko byagenze kose uramufata nk'umuntu nyine mwagiye mushwana mugira gute ariko umwana we amufata nka mama we wamwonkeje sibyo wamubaye hafi babana kandi umunsi ku munsi wowe mutabana niyo mpamvu rero ugomba kugira uruhare nka papa nawe nka papa sibyo ukavuga uti uyu munsi ko ufite amaraso ashyushye y'ubusore mu gihe nageze mu zabukuru nkeneye umwana wanjye nzamubona mani icyo kintu nongeye kukikubwira ni ukuri pe esike icyo kintu nzabona umwana wanjye cyangwa nibyariye umwanzi ushobora kubyara umwana akaba umwanzi wawe kugira ngo abe umwana wawe ndabizi kenshi n'abantu nk'abo njya mbabona cyane kuko mba muri sosiyete yego abasaza bicuza kandi barabyaye abana bihakana ababyeyi babo reka mbwire mwana sibyo niba we na Pamela byaranze sibyo ace hariya nawe uce hariya ariko mwubahane sibyo niba birashoboka ko ku giti cyawe wikosora nawe akikosora mukongera mukihuza muzicane none muganire muvuge muti jyewe na Pamela dusinye ko tutazongera gutukana nihaba n'ikibazo runaka tuzajya tukigana umutima unige myige ariko duhurize umugozi umwe dusenyere umugozi umwe reka nsoze rero mwakoze kubana nanjye kandi wakoze kongera kunyitaba Sharire cyane n'undi munsi nzakwitaba nta kibazo urakoze cyane kandi Imana ibyo bintu bikurikize bitari byandi byo kuri kamera gusa sawa pana bya bindi by'ifoto rwose sawa Pamela we kindi wavuga ni iki kuko urumva ku giti cyawe n'umwana burya ababireba abavuga ngo mama niwe munyamakosa cyangwa papa niwe munyamakosa reka ubyumva Sharire niyo mufitanye ikibazo runaka ntubigire ngo ubyegereze umutima birashoboka ko gukosoka byamunaniye birashoboka ariko wowe aho uri uravuga uti reka nkore uruhare rwanjye nawe akora urwe niba uzi ko mutunga niyo muhuye umwirinde ntabwo tujya duhura kuko n'ubundi kuva twatandukana yaje mu rugo ejo bundi
umwana nanone yongeye gufatwa na malariya. Icyo gihe namubwiye ndabwa abana bafashwe na malariya, arambwira ngo ni wagiye se ngo kuko ufite ubushobozi ngo ujye ubikora byose, ariko tugaruke kwa narakwirukanye. Tugaruke kwa ako kantu avuga ko ngo ukimara kubona amafaranga wahabwaga n'abantu bagufashije wese umwigiraho umugore kizungerezi. Nose Gerard nari kumwigiraho umugore w'ikizungerezi, kandi ibintu iyo nzu yarubatswe kubera mu mafaranga. Ushobora kuyubaka ukayimusuzuguriramo guteze, nkayimusuguriramo nkayivamo. Ibaze ko twavuye Kenya, abana barambwiye ati papa, barambwiye ati mama, abana bakuru babiri, umwe ufite 12 n'undi ufite 9, barambwiye ati mama usubiye kwa papa n'ukuntu agukubita kenda kukwica nta n'ikintu atumariye. Ibaze ko ari babana bazaga bakambwira ati ma dushaka bike, dushaka buri kimwe, nibabwire se mwabwe ati se ko kimutajya mubwira papa wanyu ngo nuko tuzi ko nta kintu atumariye ari umusinzi. None se ko cyavuga ngo ni nkuko nguko yabonye isengero bazifunze, abo wa mbere wo guserebura ngo isengero barazifunze, ngo azabaho gute? Ndamubwira ati umenye ko umuntu atabeshwaho n'isengero, abeshwaho n'Imana. Icyo kintu muranyimubwira kuko ahora kinyurira. Ejo ndarambwiye ngo ubuzima urimo ubu ngubu ngo uraye bumeze nk'ubwo wari uri muri wanjye, kubera ko iki nk'ubu ku ishuri ndimo 98 by'amafaranga y'ibikoresho by'abana, nibwo mfite abo baterankunga, ariko ntago bampa ibikoresho by'abana. Umwana wa kabiri ni wowe wambwiye ngo ma nguzi ko mwishuri ngiye udafite imyenda ya siporo, numva nagahinda karanyishe. Ndavuga ati umwana ufite se ukora ibyo byose biba biri ku mutwe wanjye, kubera iki yihaye ibintu nyine byo kunega iminsi, ku buryo yanambwiraga agashaka no kuneranya abana banjye, akambwira ngo abo bana uri kurira ngo ejo ndi bazakwereka. Urumva icyo kintu? Nta kintu na kimwe ashobora kumfasha ku bana, we ategereje ngo ko nzahagara ku musozi nka seba. Buri kimwe cyose ari inzu ndayishyurira, ari ibiryo ndabyigurira, Imana igaca inzira gutyo nkabona abana barariye. Nushaka kumubwira ati umwana akeneye n'imyenda ya siporo, nibiba bimureba. Keretse ejo bundi nibwo yabaguriye amakayi n'inkweto umuguru umwe. Ubundi byose ni ngewe. Reka tubigire wumva wenda nk'umwanzuro ari uwowe? Ngiye umwanzuro naramuretse, kuko abantu baranganije bambwiye ati pame, ibintu byo kugenda wagarutse wagiye uzatanyukira mu nzira, fata kimwe uhangane nawe cyangwa umureke. Numva ko ufuze ngo urazinze uragiye, nibizabe kwa kundi ngo imyaka 3 nkuko umugabo yirirwa gucyurira ngo nyuma y'imyaka ngo niyo hashe imyaka 30 ngo uzangarukira. Urumva icyo kintu? Kuko icyambere cyabwira abantu ngo ndi impfubyi, ngo mfite trauma, ngo niyo mpamvu kubaka byananiye, kandi nuko ntago byananiye, ahubwo namubuzemo nk'umugabo. Kuko nta kuntu ushaka kumbwira ngo ari kuvuga ngo ngewe ngo nahuye n'abakire ngo mfite ngo amafaranga mwihenuraho, ayo mafaranga nashize he? Sinashize ku nzu yiwe. Iyo nzu no kugira ngo izamuke n'ingi wagiye mu buyobozi ndabisaba, ndavuga ati mumbabare dore mfite abana ndi impfubyi, mwaretse nkubaka. Abayobozi baransinyira, njya no ku kagari no ku murenge baransinyira to hashira inzu, ariko nyuma akajya ambwira ngo wubatse mu kwasko, ngo hasi mu kwasko wubatse, ngo jya aho isko ngo bamushyingura ugiye kumubwira guhinza ku mafaranga nashizeho. Icyo gihe nyine bitukora ikintu cyo kwicuza, ukavuga nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Iranzu n'ubu ngubu abantu barambwira, cyane cyane na pasiteri wanjye yambwiye ati pame, ni gute umuntu wagufasha akagufasha buri kimwe cyose umugabo wariho wazagiye kumurega, ariko najya kumurega bikanga. Navuga se ndajya kurega iki? Sinasezeranye. Yubatse mu 8 wase yamuhaye, abo bavukana bose barahariye, kubera amasengesho yanjye turahubatse. Icyo gitekerezo ni nge wakizanye, ngira nawo mbumba amatafari kugira ngo abana banjye babone aho barara, ariko birangira n'ubundi anyangaje n'abana. Iyo nzu se urumva uyifitemo uruhare? Ngifitemo uruhare gute? Kambwira ngo ni mukwase. Ni kwase ariko warahubatse. Niki cyerekana se ko nayubatse, si twasezeranye? Nawe arabyemera ari? Njya kumurega bikanga, nkabo se ubundi nzagenda mvuga iki? Ufite aho ubatse? Naho ufite ndakodesha. Kandi ufite inzu wubatse? Yarambwiye ati nago noneho yageze nahambwira ati nzakwicira muri ino nzu, kandi arambwiye ati hayigeze ambwira ndibuka nanone njya kwahukana, arambwira ati nzagutesha umutwe paka uvuye muri ino nzu. Gusa naje gusenga ngewe mbaza Imana impamvu ibi bintu bimbaho. Ise na nyina nawe nuko yangazaga. Umuryango we wihorere, umuryango we wihorere, wikwinjira mu byo mu muryango wabo. Nibyo ndi kuvuga ko nyine ubuzima umuntu aba arimo biterwa n'amaraso yavutse. None se ndifuza wenda gusoza ahangaha menya ngo
inzu urumva ni iyawe uyifitemo uruhare runini mu kuyubaka ariko iri mu kibanza Reka yahawe nkubwire pe, n'umuryango we. sindambirije kuri iriya nzu n'ubundi Imana yanciyemo abona aderesi yo kuba yaba hariya nk'uko nawe Imana yamuciyemo mbona aderesi yo kuba nakizwa. Nashaka azayijyane biramureba, nashaka azite ku bana be cyangwa abyihorere, gusa ngewe icyo nshima Imana uko navuye muri rugo napfuye kuko no gupfa byari bihari. Yego. Ibindi byose Imana izabikora. Cyo ni ikindi. Gusa ibintu byo kunega iminsi ngo isengero barazifunze ngo nzabaho gute akanega iminsi ngo uzabona ibintu nk'ibyo ndabimenyereye kunyurira kumbwira ko nashoboye kumbwira ko ndukuruhira ubusa ariko abana banjye ni abana twumvikana ntago nduhira ubusa nubwo nabo baca mu bikomeye ku bwanjye bazakura. Yego cyane. Nanjye narakuze. Nawe warakuze mu buzima bubi bw'ubupfubyi ya wakoze cyane Pamela kandi nkwifurije gukomera. Aho ubona ukwiye kugenda neza ubyige sibyo birashoboka ko wenda bitewe naho waciye n'ibyo waciyemo uyu munsi bikugora sibyo ariko mu buzima tubayeho twiga cyane tubayeho twiga. Nanjye nibyo nakubwiye ngo uko wakifuza kuba mu buzima wifuza ntabwo bishoboka kuko ntawuzuza byose. Ushobora kubona umuntu ufite nk'ibintu 5 ku 10 wowe wifuza. Rero Imana irabyemera ubundi Imana niyo yonyine ifite imbaraga abantu turi abanyantege nkeya. Yego. Muri ubwo rugendo watangiye rwose nabonye ko abantu turi abanyantege nkeya wagakwiye kurushyigikirwamo ku rugendo watangiye rwo kubaho wenyine tangira wimenye ndimenya n'ubayemo ububemo ndimenya nkamenya ko nimba ukwezi kurangiye ngomba kwishyura inzu y'abandi atari yanjye ndimo rimwe na rimwe ukabona na nyirinzi ari kugusereza ukavuga ati ariko se Mana na ahantu mvuye naho ngiye naha ngase biratangiye ukabona nyine ishuri rimwe rirarangiye irindi naryo rarikomeje na amahoro n'umuririmbyi ni wavuze ngo na amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data n'umugabo Murundi niko atubwiye nawe mfite nta mugabo mfite ubu ngubu ariko kamubaze jera waba uri mu buzima bugoye bw'ikosi ukajya mu bintu by'abagabo ndi kubazwa ibyo arabihimbye niko kuri nyine abantu bagenda bavuga nose ngiye ngubwo uryo habara ryo babanaga bakongera bagasubirana ntabwo ryicaye rikavuga ngo uriya mugabo ndamukunda ngo sinanamureka ngo iyo tugiye mu kabe tuhasiga ijana mva nk'iryo jambo ngiye ndyumvishe abana babuze n'ibikoresho ku ishuri mwumva nk'iryo jambo umuntu arimbwiye ngo ihabara ryigambye ngo banywera 100 ngo ntiyamureka umva ngiye binshimisha kuba atita ku bana biwe rega abantu bose arahari mu by'ukuri cyane ntabwo ahari ntago muzi uwo muntu bavuga biba byaturutse kuki niko kwa kuriye kugenda batoragura nkuko nawe anega iminsi ngo bizancanga ngo mugarukire kandi nimba ari ikintu nahaye imbere y'Imana ntago nshobora kumugarukira kuko namugarukiye igihe cyinshi nuko utayimubajije ngo mubaze Pamela yazaga iwawe wamusabye imbabazi wumve ko abivuga najyaga yansabye imbabazi mu minsi 3 kahita nyiyereka uwo ari we kanyika ko kamera itagipfa akambwiye waragiye uragaruka biragucanga n'ubu yarambwiye ati niyo hashira imyaka 50 uzangarukira kubera iki yishizemo ngo mfite trauma kandi koko ndafite trauma nose umuntu wagenda umutu ugaruka udafite trauma ntabwo byoroshye. Reka tugane ku musozo tunagushimire cyane tunashimire mwese mwabanye natwe reka dufate kino kibazo cya Pamela n'uwo bari barashakanye tukigira icyacu uwifuza kugira icyo afasha Pamela mu kubaka urugo rwe n'abana reka tubikore sibyo tumuherekeze mu rugendo wamugana ushobora kuba n'umuntu mutahuje ibintu bitari compatible ibintu bidahura ugasanga nyine biraturitse bibaye bibi cyane sibyo niyo mpamvu nyine habayeho gatanya gutandukana umuntu agatandukana n'undi kubera ko nyine havamo bibi ariko nyuma ya byose nubwo mu rugo byanze hanze nibura ntimubabanzi kuko muri ababyeyi b'abana bamwe nta mpamvu yabyo. Reka tugane ku musozo rero Imana ibamugisha kandi ndizera ko Pamela umufasha igikwiye kugira ngo ukomeze urwo rugendo arihire abo bana babeho ubuzima bugende neza. Pamela vuga nimero telefone yawe 078 196 40. Yego iyo niyo nimero ndaza no kwipininga hasi uwifuza kuba yafasha Pamela muri uru rugendo urabukoze cyane. Imana ibarinde nitwa Rwema Imbabazi.